umaze kunanira nako kunanira biki umaze kunanira je ntabwo nananira unyambara inzuruza ubu ntabwo ari ugusanisha uragira ngo rero ujye ugenda uhenera abaturage mu muhanda oya ntabwo ari kugira turebe kandi nta n'icyo byaba bitwaye nararumbishije ubu se koko ibintu kuko n'Imana izabishobora nizere ko atari imyaka uri kuvuga warumbishije nararumbishije oya ntabwo urumbisha bigiye none urashaka kugenda mu muhanda wambaye utyo ntacyo bitwaye urasubira mu nzu ujya kwambara ibi nta kibazo ntacyo bitwaye subira mu nzu ujya kwambara indi myenda rwose njyewe kuvaho ibi nibyo nateguye kwambara nkagenda varumaga impande zirangije neza subira mu nzu gusubira mu nzu nta birimo ahubwo reka mpite ngenda urananiye no gusubira mu nzu byo ntabwo subira mu nzu ndavuze ngo subira mu nzu ahubwo no kugenda ndagiye ukagenda kw'imande ukagenda nabyaye neza ariko mwana ntiyambara nabi umugongo warateye umutsi Eric, bimeze bite kuro? Rumeze ute? Kana rimeze neza. Urwo rutwese? Moto nawe arabibona kubyo byagenze nyine. Ese nta gukaraba ngo niba utanacyogoshesha. Ubukene bwaraje isabune mwana sigaye iheze. Ariko shaka wabaga ufite na runini. Zose baguca senye sara. 900. Wari umeze neza ariko. Ariko nari meze neza. None se byagendaga se? Iwanyu se byayimeze bite? Mu rugo se. Bwaraje kujya biba bigoye nje kureba ko hari icyaba gihari nyine. Reka. Icyo wese mwana basigaye bajya ku ishuri noneho se. Bariga. Ubwo naye kujya nzave mu karubanda nge mu nkono bekanga mu mashyiga nyine ngo buteye ko nakerana. Reka da. Ahubwo ndumva ibintu aho ugiye kujya bikaho cyane byarakaze byararangiye. Ariko biwanyu nawe wakakandi kamaze kukureba babonye gafite ku bintu by'ibicece. Warakabonye se? Mbasa ngo narindi. Oreya se nari mace cyaje njya kukureba. Sanga mwana ngo wagiye kuvoma. Akabyaranje bwo nyine byararangiye kare gashatse kujya kunkura ku mwana nibo nakubwiye mwana. Niboneye agakobwa hariya kwa muzehe. Umuzi ndamukobwa bita uwa Yezu. Ye baba we hari agakobwa none gafite itako sigaho ngiye kukareba n'umunyunyuri ngiye kukareba ngo iki so cyagisa kitungabo bamenya oya ntacyo cyagutwara ngo cyagiye gukora ntabwo idusa cyane mu miyembe yiwe yaranyishe wa musaza uri yambaye ibintu none byacikaguritse yanyirutseho ntacyo yagutwara ubu yagiye gukora ndabizi neza tuwo twikoze nyumvira korode wanje uri hano bazangomba yanyirutseho uyu naragiye kunkorera atabaye nuko nzi kwirukanka akaba akiri urusaza umuntu umusaza rikanze afite isuka ibifite ubugi mbazanga iyo nkuru reka nkubwire rero reka tugende ngenda ajya kukuzanira uriya mukobwa uramushiki ndamukuzanira ko nta kantu uzanca kareka nta mafaranga mfite ndamugushyikiriza mpite ntegenda aza nyine nk'iyi zaramubera we niba ukwemera so arakwemera nyine nuko nazize kuvukira mu bakene nyine arakwemera akarakwemera nagagwa nabi aranyemera bagoye ko twagezeyo
aha kambanza njye hariya mu rugo mbanze noga mu maso ntabwo navuye mbaye koga mu ntoki ndebe nyine ko yaza kundeba neza sawa buretse sawa wansanga hano nanjye none twagiye mwana warutinza nawe none twagiye twagenda ntabwo turagerayo reka da burya ntabwo nibwo bwa mbere nawe dore nahado ntabwo nakatuye ahantu heza aribona wawe nabakira sibwo aranyemeramo ntabwo yewe ko we ntago ajyagwa nawe ahubwo reka ngereye muravuga nkaho wagira ngo waramuterese kare ntago nigeze muterera ubwo tugiye kubonana sawa amwita uwa Yesu umubwire ko ndi hano ugiye ko ndi kumushaka uri hano ko ndi hano ntabwo ndi buhafi saha izi nanjye ndahita mukandagiraho sawa naho genda wa Yesu hari umugabo uri kumusanga ntabwo ari ubwaneza bitinze tugaruka nawe sawa nta kibazo uyu mwana akubwiye gute siko nambwiye nta mwanya afite abarikiza ariko sinamubwira uriya mukobwa nawe wamwiteze gusa wamukuye umuvugishije ute kugira ngo aduhuye mu nzira nanjye ndi kujya guhaha uri umukobwa twongeye kumwiteretera mwana mwana namukiye pe baba we yanjye kuro yanjye Eric none se mwana basa Eric mbangwa yakwemeye uti wanya arahazi se kada ariko nyine namubwiye ati ntabwo pe ukabuza kose mu rugo abakene niryo jambo ryonyine gusa namubwiye ahita agenda urabizi ndamubonye agisohoka mu nzu nanjye ndabatse reka kumusuhuza mpita narimutinye bikada nukuri ako ni rwiza ni mwiza mwa none nanyemera ariko nakwemera keretse hazashye sinzi aho uzanyura ahubwo se uzamujyana mu rugo mwana nicyo kibazo uzamujyana kwa mukuru wawe se ako ngira inama ahubwo hari aha uzamujyana kwa mukuru wawe aha niho mu rugo niho nakubwira kuko reka mubwire nagera iwanyu azatakata asubireyo kandi namubwiye ngo mu rugo turabajya buriya ntabwo arahabona ariko harukumuba mukenye ateye sima ariko nubwo imbere hadakoze ateye sima umenye ko nyine hasi harimo ivyondo nyine azayirebera inyuma ntabwo nzamujyana imbere nyine ntabwo nzamujyana imbere kamubwire rero mugire inama uzamujyana kwa mukuru wawe hari iwanyu urumva numara kubimubwira namara kugukunda uzamujyane iwanyu inyuma neza yaramaze kumenyera neza kano siko tuganire inama pro ugiye nuko tugiye kuzayankora ahubwo nzayankugurira akantu ahubwo reka mubwire none ikindi gikurikira sibyo ikintu ugiye gukurikiraho twitahire urumva ejo mu gitondo baravuga ngo ejo mu gitondo baravuga ngo mihango ni next week imenya aha tuzagaruka ubwo ngubwo uzajye urabambye ejo uzabanza witegure uzaza kumutita nambayemo neza noneho azanyemera kize namaze kukiba nayo myenda wagira urayikorana nyine urazi se mwana njya kutwahirisha iby'inka zijya undi yakumva hama ibintu by'ibintu aya nanone mwana nanone ngiye kumuserereza uzagiye kwa kangayo umunsi turi kwa kabiri uzagiyeyo isabato aba n'abadive bazaba bagiye gusenga bamusize wabo ku isabato ntabwo bizi ntabwo tukiva mu rugo kubera ntiwamenya impamvu ngo ibintu bishize ku isabato ngo tujye tuguma mu rugo ngo ntitukazerere sinjya no kwahira kugira ubyemere nose haba habaye wazaza kumvumba nubwo tuba twatetse utuntu isaba niho
Yeze se. Ayo miyangana bya watermelon niba ko babyita. Watermelon? Awa. Kandi watermelon. Aha, ibyo. Kuntu mbikunda se. Wajya byishoboka. Ntabwo narenza kamwe n'igice.